11 twatangiye turi 11 igahororo abite gahororo mu Rurambo twatangiye turi 11 dufite imbunda zina afande yari umusirikare magambo atatu yakunda gukoresha cyane kunda ubwoko kuruta uko wikunda kunda umunyamurenge wese utarobanura ubwoko kunda igihugu cyawe wavukiyemo igihugu ubwoko no gukunda umunyamurenge bwite utarobanuye ngo uyu ni umunyanaka uyu ni umunyanaka nicyo cyane umva ko ayara nibyo bintu bitatu yakunda gukoresha gitondo ciza kuri Kabara TV 1 abari no masaha y'umugoroba cyangwa se y'ijoro namwe twifurije gukomeza kugira ibihe byiza. Iyi ni Kabara TV nkuko bisanzwe ngiye muri kumwe n'Inkomezi James Dodo, ariko turajya kure turakwifuriza wewe ukiri mushasha utarakora subscribe ko wakora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kubona ibiganiro tuzagenda tubagezaho. Hanyuma uyu munsi rero twaba twifuje kuganiriza Afande Ngoma, reka tumuhamagare ku murongo wa telefone twumve icyo atuganiriza. Mwaramutse neza? Turaho tumeze neza turashima Imana. Keretse mwebwe uko mumeze iyo hakurya muri? namahoro. Twemerera wenda ukazamura akajwi bukeya kugira ngo wumvikane neza. Arurunde habaye nari gihushishi ijwi yabuze. Ariko murakomeye? Tumeze neza nta kibazo. Twifuje kubaganiriza ahangaha muri live kuri Kabara TV 1. Twifuzaga nyine kubaganiriza kugira ngo tumenye ubuzima bwanyu bwite bwihariye. Ngira ngo tudatinze nje muri kumwe nitwa Nkomezi James Dodo, abenshi bamaze kumenya kuri Kabara TV 1. Rero twasaba ko wakwibwira abadukurikiranye kugira ngo bamenye ese uwo bavugana cyangwa se umutumirwa twatumiye yitwa nde. Nitwa Ngoma Bienvenue Lazare Wesa. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma use nkushizemo ka morale kugira ngo ikiganiro kirushe kuba cyiza wenda kurushaho. No morale urayisanga imbere bihari, morale ntabwo igibura. Asandi cyane. Hanyuma Ngoma avuka hehe? Ngoma mu by'ukuri ni muntu ki wenda kurambuye cyangwa se kutarambuye cyane kugira ngo byibuze abantu bamenye Ngoma uwo ari we. Ushobora ko wenda bangoma ni benshi bashobora kutamenya Ngoma n'indi, ariko urushaho wenda byibuze kuvugaho make kuri kubikwerekeye ku buzima bwawe bwite. Ngoma mvuka mu Gahuna niho twavukiye, ariko tuza kwisanga tugiye, ariko ntabwo ari twebwe n'ababyeyi bacu ukabara Bibogobogo. Nukuvuga ngo niho wavukiye wowe? Wavukiye mu Bibogobogo? Nje navukiye mu Bibogobogo.
Mhm. Mm. Okay, urakoze cyane. Hanyuma twagira ngo byuzuye dusangize bimwe mu buzima bwawe mu bwana bwawe, Ngoma yabyirutse ate, yabyirutse ari umwana umeze gute mu busanzwe, mbere y'uko wenda twigira imbere ku zindi nshingano cyangwa se mu bindi dushaka kuganira, wenda twaganiraho biri imbere. Njye nakuze ndi umukinnyi w'umupira cyane, nakundaga siporo. Mu by'ukuri icyo ni ikintu kimwe gishobora kuba kikuzwiho cyane ku buryo ku bantu wenda bashobora kuba bakuzi mu karere ka Bigogo bashobora kumenyeraho. Sinzi niba ari ikibazo cyane twaka, ntabwo twari tugikumva. Wari uvuze ngo uwakuze cyangwa se wabyirutse ukunda siporo ari cyo kintu wakoraga. Mu by'ukuri ku bantu bo mu karere ka Bigogo wenda bakuzi cyane, nicyo kintu byibuze bashobora kukwibukiraho cyane cyakuranze. Cyane bose baranzi kuri siporo, baranzi cyane. Nyuma y'uko wenda mu buto wenda wakunze ukunda ibyo ngibyo, ariko se mu by'ukuri nta n'ibindi byibuze bakumenyeraho, cyangwa se gusa nta bindi wakunda gusibye imikino isanzwe ya siporo? Numva ko ni rusange, nubwo ari wo bamwe bamenyekanaho cyane kuri iyo siporo, ariko mu by'ukuri abana bose mu myaka y'ubuto baba bakunda siporo akenshi. Bari bazi kubombokesha abakobwa. Yampaye nka data, kubombokesha abakobwa cyane. Wakoze amakosa menshi cyane icyo gihe. Urakoze cyane Ngoma. Hanyuma reka dukomeze. Nyuma y'aho ngaho Ngoma, waje kwisanga gute mu murongo wo gutabara cyangwa se wo kwinjira muri Twirwaneho? Njyewe naje gukora akazi ngatojwe n'umusaza bita Rwanyintare Mataratara, yitwa Gadi Mataratara. Niwe wanyigishije umwuga wo gukora igisirikare, wo gukunda ubwoko no gukomeza yego akazi kose. Niwe wanyigishije imbunda, yanyigisha buri kimwe cyose no kwirinda. Ariko se mu by'ukuri tutarava wenda no kuri Mataratara cyangwa se Gadi Rwanyintare, reka tunamwifurize iruhuko ridashira kuko yaratabarutse. Ariko se mu by'ukuri ni nk'iki yakubwiraga, wenda ko nibaza ko wari ukiri mutoya mu myaka y'ubuto kandi yari amaze kuba umugabo utari mutoya, yakubwiraga ate, cyangwa se ni nk'ayo magambo yakomeje kukubwira wenda ashobora kuba yaragukundishaga, murya gukundishaga ubwoko bwawe uvukamo aribwo bw'Abanyamurenge? Yanyigishije byinshi, yanyigishije byinshi gusa. Yanyigishije gukunda igihugu, yanyigishije gukunda ubwoko, yanyigishije kuba mu gihugu no gukunda igihugu cyawe uvukamo, no kwitanga igihugu, ukitanga ukamena amaraso yawe kugira ngo abandi babeho. Yego. Hanyuma icyo gihe rero uza kwisanga mu murongo wo gutabara cyangwa se wo kwinjira muri Twirwaneho, igihe ndakeka sinibaza ko na Twirwaneho mbere itaranaba Twirwaneho wenda nyirizina ngo yitwe izina Twirwaneho, ndakeka ushobora kuba waratangiye mu bagiye mbere bitwaga Android, cyangwa se niba ufite uko wabidusobanurira. Android yatangiye turi bakeya cyane, nitwe twayitangije. Nk'uyitubwiraho wenda. Twatangiye turi 11 i Gahororo. Abite Gahororo mu Rurambo, twatangiye turi 11. Yego. Dufite imbunda zina. Nyuma tuza kubona izindi tugenda tuzigura hafi aho ngaho. Abafure bazikura kuyibarabara.
yego. tumaze kwiyungana. Ndakumva, komeza. Afande Gakunzi araza dusanga aho ngaho, aba ari we ubatitirere nk'uko Ndori ni wari waje. Ndori w'abanyabyinshi. Yego, turamwumva, turamuzi. Turakomeza tugeze ahantu bita mu Kajembwe. Baravuga ngo twebwe tw'Abanyarwanda, yanga kuganira natwe ahubwo aja mu gifuni. Iyo tuvuye wareba nimba ari Abanyarwanda kuko, ariko twe twahuye n'imiryango yacu twatuziranye nayo. Yego, muza gukomereza hehe cyangwa se nyine komeza yandi tubwire nk'ukuntu byaje abantu bakomeje kugenda bajoininga cyangwa se biyongera babasanga? Aba baje biyongera badusanze ahantu mu Mibunda Gasiro. Badusanze dufite machine gun, twari dufite machine gun imwe, ya kabiri yari ya Semarungure. Leta Semarungure icyo gihe yari akiriho se? nayo baza kwitwara, yari akiriho. Turi kumwe n'undi musirikare, ni mwene wacu n'umunyarwanda, yitwaga Karemera. Yego, yari imbunda yiwe. ariko si icyo gihe Karemera we nawe yari akiri kumwe se? Mwari muri kumwe nk'abirwanaho cyangwa yari ari ukundi? Sinzi ko wanyumvisha ko nabajije, icyo gihe mwari muri kumwe mu murongo umwe cyangwa yari ari ku rundi ruhande? Wenda twari kumwe nawe twese, turaba abantu nawe, turagwana intambara zose turi kumwe nawe. Ariko batavuga rumwe nk'uko n'utabana Mibunda ntabwo yari arimo. yego. Ni ukuvuga ngo yari akiri ku ruhande rwa Nyamusaraba, ariko mu by'ukuri hari igihe nyine mwafatikanyaga, niko ushatse kuvuga? Twafatikanyaga kubera ko Semarungure ntabwo ngende kukumva. Uri kunyumva? Wenda tunagarutse tudatinze cyane, wenda ngo dukomeze muri ubwo buzima bw'igisirikare cyangwa se iki twanavuga no ku buzima bwawe bwite, kugira ngo tucunguze uburyo umwete. Hanyuma wenda uri muri Twirwaneho waje kugira ibibazo byo ukomerekera nyine ku rugamba kandi cyane, ndetse hamwe nge nibwiraga ko bishobora no kugorana ko wazongera gusubira mu gutabara. Mu by'ukuri byakugizeho ingaruka zimeze zite? Byarangizeho ingaruka nini cyane, kuko naje kurwana intambara ya nyuma. Yambabaje cyane ni kano kaguru narashwe. Yego, nibwo buzima nababayemo cyane. Bwandiye hafi amezi 9. nyuma yabwo nza gukira, nkomeza akazi keza kandi karakunda. General makanika yarambwiraga ndashaka ku kaguru kawe uzakamaza iki? Namubwira ati njyewe nzakora aho nzananirirwa niho nzakubwira ko nananiwe. Ariko mu by'ukuri nyuma yo kuza wenda kwivuza ukanakira cyangwa se ugasa nkaho ugaruye agatege, bye nibwiraga kwira ko nzi ukuntu nabonaga nyine ari ibintu byumvikana ko no kuba wabisezera cyangwa se nubwo waba ufite iryo shaka ryo
yo kuba wabikomeza ariko kubera impamvu z'ukuntu nyine warashwemo nkabona ko wenda utatekereza wenda kubisubiramo bitewe n'impamvu nyine z'ingaruka nyine zo kuraswa. Ariko mu by'ukuri ni iki cyagusunitse kumva kugira uwo mutima wo kongera gusubirayo kandi wenda bisa nkaho biba bigoye utagifite imbaraga nk'izo wari ufite mbere? Ntabwo imbaraga natangizanyije ejo ntabwo nazibonye, ariko izo mfite kuri none ni nyinshi cyane. Icyansubijeyo ni bwa bwanashaka, numva ko ntasiga mugenzi wanjye ku rugamba. Yego, ukumva uko waba umeze kose byanze bikunze niyo waba muri ruhande ariko udashoboye cyane ari imbaraga umuteye cyane. Nimba abuze amazi ahubwo turi kumwe nawe. Yego, kuvomera amazi byibuze nkamuzana amazi akayanywa cyangwa se bakamutekera igikoma. hanyuma se wenda tutaranasoza ubundi nk'umuntu wenda ushobora kuba warabanye cyane na Afande Mukuru Generale Makanika cyangwa se Rukunda Michel, ni nk'iki wamwigiyeho mu gihe cyose mwagiye mubana yaba muco hagati ndakeka ariho cyane mwabanye wenda no mu Cyaminembwe nubwo igihe wenda yahabaye aribwo wari wagizemo kiriya kibazo cyo gukomereka? icyo namwigiyeho ni ingendo nziza, namwigiyeho byinshi. icya mbere ni ingeso nziza n'ubukristo. Yego. icya kabiri ni igisirikare namukuyeho. ubutwari bwiwe narabusigaranye. nubwo ntakora nka we ariko nakoze ibishoboka byose nkazaba nka we. Yego. nzakora nka we. inzira anyuzemo naje byibuze gato ku ijana muri 40 ku ijana nzasigarana 60 mu byo namwigiyeho. Yego. icya mbere namwigiyeho ubukristo, mwigiraho ingeso nziza, mwigiraho ubutwari, mwigiraho ikintu kimwe. ariko hari igihe kimwe yigeze kunkorera akantu kamwe katari keza. arantoroka arije chief escort wiwe aza gusenga. Uramubura? Ndamubura. abasirikare ndabahondagura bose, ndakubita ngira ute naje ndamuhiga. nyuma yago nza kumubona n'uwo umugezeho wa mbere ahita amufungisha akanwa muvuga aho mvuye. agenda icyo gihe naje namaze gupanga gutoroka. kubera kuko narizi ko nabura naje byanga byakunda barakumera nabi. nuko nyuma yabwo aragira ati uburinzi bwawe ntabwo bukabye neza. aho nanyuze wamenye nasanze umusirikare asinziriye. mucaho ntiyambona. ntiyambona no kugaruka ngarutse ariko ikigo cyose cyahagurutse kiri gushakisha Afande Mukuru. hanyuma se mu busanzwe mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi wenda niyo tureke wenda mu buryo bw'igisirikare ubusanzwe yari ameze gute? yari umuntu mwiza, yari imfura, yari umukristo, yakundaga Imana cyane. kandi
yatanga impanuro nziza ko babana nabo. Ababanye nawe cyane baramuzi, ariko njyewe imyaka twamaranye nawe mbere yuko atabaruka nuko nanje mvaho aho ngaho nagize ikibazo nje ahandi. Afande yari umusirikare, yari umusirikare kabisa. Yego. Kandi n'impanuro ziwe wumvaga ko nta bundi buzima afite, ubuzima bwiwe ari igisirikare. kandi igisirikare cyo kurinda ubwoko cyangwa se cyo kuburwanirira mu karengane nyine burimo cyane. We cyamugora gusa ni ukuvuga ngo nk'iyari ku nyungu zo kuvuga ngo ni mwene wacu se. Oya, uwo tuvuka nawe ntiyagira mwene wabo. Mwene wabo ni imbunda, mwene wabo ni umufashakazi. N'umunyamurenge nyine muri rusange, apana muri rusange. Ni ukuvuga ngo umunyamurenge uri kumwe nawe. Yego. Kandi nawe cyamuzanye cyari gufasha umunyamurenge. ntago ari ubangamira umunyamurenge. Uwo ntabwo bari kumwe. Ko ni ukuri. Ndumva burya abantu babanye nawe nubwo twe twumva duke cyangwa se bamwe muri twe bagiye basigarana nyine amagambo amwe mu yagiye avuga tubona kuri social media, ariko buri abantu nyine babanye nawe nibo baza amakuru neza cyangwa se icyo mu by'ukuri yasize avuze tudashobora kumenya, cyangwa se kuko buri iyo umuntu yicaranye n'abantu wenda muri pose muganira mu buzima busanzwe, hari igihe umuntu aba arimo kuvuga amagambo meza nyine ashobora no kurema abantu umutima kurusha nk'ari yavugira hariya gusa ku wenda mu biriyo mu biterane nka kuri nyine tugenda tubyumva. Biriya byo ni ibyo gufasha. Batakaje abantu ntabwo yabura kubivuga, ariko yari intwari, yari umugabo. Njyewe ndibuka njya kumwakira, njya kumutega namukuye Uvira muzamura Munanira. Ku musozi wa Munanira ntago hazi. Ntabwo mbazi, ndahumva gusa. Tugeze hagati arambwira ngo yego, arambwira ngo nimba wa muhungu iyo turi kuja nta munyamurenge ukihatuye, ari abasirikare bonyine bahatuye. Yego. Mbwira nsubira inyuma. Namubwira ati baracyatuye afande. Icyamuzanye ni ishaka ry'ubwoko, ni ishaka ryo gukunda ubwoko, ikizaca inyuma y'ubwoko icyo ntabwo turi kumwe naco. Hanyuma mwarabanye kandi igihe kirekire, nibaza ko wenda bimwe ushobora no kuba wibuka cyangwa se udashobora kubitondekanya nyine gutya none ahangaha nkubajije ngo uhite ubivuga neza nk'uko wabivuga mwicaranye n'umuntu ugenda wibuka byinshi, ariko mu by'ukuri nk'amagambo nyine yababwiraga, tuvuge wenda mu gitondo mu gihe agiye nyine kubaganiriza, ni nk'iki yababwiraga wenda ku bijyanye n'ubwoko, tuvuge ubwoko kuko njye nibwo mvugira cyane, simvuga ibyanyu by'amabanga y'igisirikare, ariko se mu by'ukuri yababwiraga gute? Amagambo atatu yakundaga gukoresha cyane. Kunda ubwoko kuruta uko wikunda. Kunda umunyamurenge wese utarobanura ubwoko. Kunda igihugu cyawe.
wavukiyemo. Igihugu, ubwoko no gukunda umunyamurenge bwite utarobanuye ngo uyu ni umunyanaka, uyu ni umunyanaka. Nico cyane. Umva ko ayara nibyo bintu bitatu yakunda. Nibyo bintu bitatu yakunda gukoresha. Ndumva ayo magambo ndumva ahubwo ari nayo nimba naryo twakwita ngo nishingiro ryo kwirwanaho. Ayo magambo atatu ni amagambo akomeye cyane. Nyuma yago muri defere yaza kutubwira ati uzite ku mbunda yawe. Nkuko niyo yaturokoye. Niko kantu ka nyuma yaza kutubwira ko kakaza muri defere. Hanyuma se icyo gihe wari utubwiye yaramaze ababwira gute ku bijyanye n'ubushobozi buke yakubonanye nk'umuntu wari uhagarariye abamuri hafi, nyuma y'aho abaciye muri humye mukaza kwisanga umukuru mutakimurinze cyangwa mutakimucungiye umutekano nk'uko bikwiriye, yaje kubacishaho akanyafu? Agakoni kahoraga nikaca agakoni yagira iyo bita mukongoto. Kino kintu uko nakukuye nuko uyikora. Inkoni ikaba yaratangiye. Hanyuma ndagira ngo wenda nkubaza akantu gatoya, nyuma y'ibyo byose cyangwa se y'ibyo tuganiriye, Ngoma ni umuntu wagiye avugwaho ibihuha cyangwa se wagiye mu kinyarwanda abantu ukubika abikwa inshuro zirenze imwe ngo yitabye Imana. Tubwire igihe wigeze kujya mu Rurambo, sinzi niba wari watumwe muri misiyo, baza kuvuga ko batubikira ko Ngoma yitabye Imana. Mu by'ukuri byari byagenze bite kiriya gihe? Ibyo barayivuze ariko ntago nanagiye. Yari amagambo gusa kuri social media ariko ntiwari wagiye? Ntago nanagiye. Gusa naje ku intervena ngerayo. Ngezeyo mbona gukora akantu keza gasukuye. Barakanyitirira. Ariko ntabwo ari je watangiye ako kantu. Ntabwo ari watangiye ako kantu kakozwe? Baje kukanyitirira kuko nije baje gukora finale. Hanyuma abantu bita Kagara urabazi? Kagara ko ntacyo navugaho. Ndabazi. Urabazi? Nzambumva ariko ntago ndababona. Ntago ndababonaho. Ngira ngo babahaze, sinzi ko ari n'ababimurenge wenda simbizi. Barahari benshi. Imurenge? Muri twebwe barahari cyane. Ruguru cyane. Ariko hari abaguzwe batwa. Baguzwe. Hari abaguzwe bahari. Hanyuma se ko bataza bagenda ngo byibuze basange iyo leta nyine baje gutura hari leta wenda ko numva nese baguma ari twirwane gute kandi tiboje iriya nyine muri leta tukareba ko bo bahatura? Nta mahirwe bafite. Nta mahirwe bafite, babikora bucece. Badashaka kwigaragaza. Ariko mu by'ukuri intego buriya bari y'iki Murenge nahora muri buriya buke nukuvuga ngo bwa community yacu tuba dufite kubera ibibazo by'intambara bari hariya ngo badurumbanye iki?
badurumbanye ni ukuvuga ngo bazimye izina ryacu rishire. Kandi nabo ntibazi ko nabo bari enkiri muri abo ngabo. Hanyuma dusoza, niki wabwira Abanyamurenge, niki wabwira urubyiruko rw'Abanyamurenge? Sinzi, hari ijambo wenda ushobora icyo nabwira Abanyamurenge ni muze dutabare. Nk'uko igihugu cyaratewe natwe ubwacu turitera. Hanyuma icyifuzo canje ni uko twese twafatikanya tukambara umugozi umwe, tugafatikanya tutiteye n'abandi badutera baturuka ku ruhande. Baturuka ku ruhande, ariko mureke twese dusenyere ku mugozi umwe, dukundane. Sawa, tudatinze wenda twagusezera kuko nyine muba mufite akazi kenshi, muba mufite inshingano nyine nyinshi wenda zitabemera gutinda ku murongo. Ushimiye ko uganirije Kabara TV 1 no gutanga umwanya wanyu. Cyane ndatekereza ngusubije inyuma gatoya, nkafure ko aza kundasa ndasa kana kaguru. Yego. Si mwene gitukumba. Yego. Yaratuye hakurya yacu, tuvugana gutya rimwe gutya tukavugana nawe, ariko akagara niko kamuguze mwanandasa. Ariko Imana ntabwo yabikunze, niyo mpamvu kiriho cyane. Kandi mugire igitondo cyiza, murakoze cyane. Murakoze cyane nawe, kandi twifurije akazi keza iyo ngiyo muri, kandi Imana ikomeze kuba turindira rwose. Sawa, asante kabisa. Sawa.